bizagusaba urumva igihe kingana gute kugira ngo uze muri bibaze ufite uburenganzira bwo kubaza ndagusubiza ikibazo cyose kibazo bizazo ngo nze he kugira ngo uze muri 155 hehe AM byaki ya kigori kibita nunza ngo coach Gael yiri umukire bita coach Gael bro datuma nto ku mubyeyi ndagasa coach Gael se ni ibiryo coach Gael nta ari umukire coach Gael yabonye udufaranga dukeya ni ngira buhiri si umukire do ever do that mistake again ntuzonye ko ubwo bugoryi cyo kora kuri level yawe kubakire njyewe nzi coach Gael ni imbwa ntango aravuka n'umusega n'inzererezi uzira ngo bafite miliyari ebyiri azishore mu myidagaduro nagashore ibyo ntavuze irega dore se Badrama ntago ari umugabo Badrama sigacuruza amasosi muri Arizona ariko yiyanze asigacuruza inyama z'ihene muri Arizona ariko yiyanze ntiyari umukire ntiyakuraga amamodoka muri Uganda iyi filimi twarayibonye no kunirangira The Band turamuzi ntukazuje bro genda bakugire uretse wenda abantu b'abapadiri kera bajyaga baza bagashinga ibigo by'ibigo za centre de jeunes na za maison de jeunes sibyo umva mbwira iyi filimi turayizi n'ukuntu The Band apfa turabizi ntago Badrama yaguze imodoka ya miliyoni 160 yo gukora ngo goma ye ku giti cye ntago ubusarema ntarimo gukaraga amasosi muri Arizona cyari nari mu gikone arimo simbizi ntuzi indagara so iyi filimi turazizi Karomba wipashe muremure twakubwira ati igihe kizagira wimena inda wamaze kuyimena kakubayeho none utangiye gukanga abanyarwanda umunyarwanda ni ikintu gikomeye papa nako ntago uri papa wa mutinganywe so twakomeje so ukundi ibintu bimeze abanyarwandakazi abanyarwandakazi ejo bundi murabyibuka hagiye hanze afish amakuru mwaze bamwe muyumva iminsi itandukanye ivuga ati uwo bita The Band uwo bita Element n'uwo bita Kevin Kade bagiye kugira gute bagiye gushyira indirimbo hanze bita ngo iki mwandike muri comment izina ryayo muri turaza gufashanya iyo ndirimbo niba muyibuka turafashanya bayita ngo iki iyo ndirimbo mwandike waba we Karomba wishyize mu mwanda utazivanamo inzego zibishinzwe twamaze bro yewe waba we gukanga umunyarwanda ukamubwira ngo uzamugira gute nta soni uri slave ouna mu gihugu cy'u Rwanda wowe uninze slave ufite umucakara ukoresha ibyo ushaka byose Karomba wishyize mu mabyi utazivanamo Karomba twaramubwiye yanga kumva Karomba ntiyumva Karomba wagiye mu bupasiteri burakunanira uteka imitwe mu buhinde birakunanira usigaye utera abakobwa mada ayo makuru tuyafite nubwo tutayemeje na kwijana ubwo ibyo ngibyo uzabyisobanura babivuze barabizi Karomba birakunanira ugenda uteka imitwe aho waje kugera muri Amerika ibyahabere birabizi amakuru umufitanye yose turayafite byose wa mugani ntuza ni Leya by Leya nushaka kuri no sama rwose Leya twagenda tuyihanagura gake amakuru arahari ariko ibyo byose barabiretse barakwihorera Karomba umudijiro urawuredura iromba uratumbagiza urangije utangagira kumva kuri umuntu wa danje Karomba ko nta muntu utakuzi uri mu biki barakubwiye ngo urinjiji wanga kumva kuri injiji ariko ubujiji bwawe buragaragaye kuko ibigiye kukubaho ntago urabibona twagiye so iyo ndirimbo ngo yita ngo iki ko mutambwira izina ryayo niba muyibuka yagiye mu bupasiteri mu buhinde umuntu amavuga ngo mu bupasiteri yagiye mu bupasiteri niho havuye ijambo ngo shondoroketa havuye ijambo bita ngo shondoroketa niho byahereye rwose umusore abyishoramo biramunanira ibintu by'ubupasiteri bimunaniye ahitamo guteka imitwe yirwa ngo ni umu VIP ngo yirwa gira gute n'ibiki byose byaramuyobeye ni igicucu kiri aho ngaho so ukuntu ibintu bihagaze rero reka mbibasubiremo 5 kuri 5 ukuntu ibintu bihagaze so iyo ndirimbo rero yagiye hanze ejo bundi iyo ndirimbo ntago afishi imaze kujya hanze nkuko mubizi twabivuzeho zanjiji ziravuga ati se ibi bintu bishoboka gute ko Element ngo umusore
twagize nk'umucakara muri 1:55 AM. Umusore batajya bishyura n'amafaranga n'igiceri cy'atanu ku kwezi. Umusore batwaye bakagira nk'ari ikigo gikira aho ngaho cicaye hariya, bakamushyira muri studio bakamwicaza, nta mushahara agira, nta kintu kimwe agira. Barangije bayirirwa bazenguruka hirya babahereza bya biririmbo bya fake ngo nabashagi, bazenguruka hirya yose biririmbo bidakunzwe, barasunika biranga. Bageze aho basanga umwana bita Element uko bamusiga muri studio, asiga arimo yikorera umuziki, asiga ari kumwe n'abahanzi, bakamusiga bagiye ngo muri za Amerika ngo hirya no hino barimo basunika ibiririmbo bidafashije muri za Nigeria ngo uko arizo bita ngo za nimba ngo Seburikoko, nimba ari Soweto, sinzi amazina bazise. Umwana bita Element muri studio arimo arakora indirimbo, ari kumwe n'abahanzi, ari kumwe n'abakade, ari kumwe n'abandi, ari kumwe ba Shafi bo muri Amerika. Akora amahiti, akora za Bana, akora ziraza zitwika zirusha amahiti ibizo za Soweto bagiye, nimba ari Soweto nimba ari za kizose zaje bakora bashage ntabwo nibwo amazina, nta n'umuntu ukibuke zina. Basanga batakaje amafaranga atagira ingano ngo ubwo bashakaga ngo bajye international, ariko basanga nta bwenge n'injiji baravomera mu kiva, batazi kugomba kubanza ugafata game yacu, wamara kuyifata ukagenda gake gake. Bashaka gusimbuka ngo bipase muremure bagende ku yindi level batari bafite kubera ubujiji. Bakabazi ngo nibashora ngo mafaranga ngo ubwo biratuma bibajyana ngo ku yindi level, ariko ubujiji twari babwiye ibi byose twagiye tubivuga kuva kera kugera uyu munsi. So Element uko akorera abahanzi nawe akikorera agakora indirimbo ze. Element muri kwa kwikorera kwe atangira kujya ashyira indirimbo hanze muri studio 1:55 AM. Element atangira kujya akubita umuziki uryoshye kurusha Gitemu Jisho wa undi Gikweto. Gikweto nkuko mumuzi niwe munyayishyari wa mbere muri game nyarwanda, twabivuze kuva kera. Kireke injiji itabisobanukiwe niwe yajya hanika bihakana. Gikweto munye yuko bita Element atangiye gutwika, kandi Element afitanye isano n'abandi bahanzi batandukanye hirya na game, kuko bari bazi ko bamuzanye bamuguze ari umucakara muri 1:55 yuko ari bo bazajya bamukoresha, nta wundi muntu nomwe agomba gukorera 1:55 AM gusa. Ariko kuko batamwishyuraga uriya musore agomba kuba hati, yagombaga gukorana n'abandi bahanzi batandukanye. Muri abo bahanzi rero yakoranaga nabo, atangira gukorana n'abana bita ba Kevin Kade, abana bita batandukanye bafite amazina akomeye, abakora amahita ateye ubwoba. Ariho yakoze za ndirimbo za Pyramide za iyi ndirimbo yakoze murazizi. Kevin Kade muri mwaka 24 murabizi ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane mu Rwanda. Ibyo tuwirukange vuba vuba. Kevin Kade arongera aravuga ati ko wankoreye neza wagaruka muri game, nako wagaruka kuza kukureba ukankura none indirimbo bita Sikosa. Umwana bita Element ayikubito bita Kade. Kade aragenda aririmba, aratekereza aravuga ati se ni gute ino ndirimbo nayikora nkanjye kuko nshaka hit none hirenze iyo nakoze ubushize. Wahamagara umwe mu bastari ba mbere dufite mu gihugu, number 1 muri game nkuko tubizi, tuhamagara The Ben. Aravuga ati The Ben yankorera umuti kuko The Ben ntagaherutse gukora collabo. The Ben dukoranye byatwika, abakoranye The Ben hamagara The Ben amubwira ngo dati The Ben ushaka kuza tugakorana. The Ben amubwira ati sasa rero abo batipura bazi, sinshaka kubiyenzaho, sinshaka kugira iti ngena abanyarwanda biberetse, ndavuga ati ndi umunyamahoro, sinshaka kubiyenzaho batipe, sinshaka kubyinjira muri iki byose, sinzi ukuntu bimeze. Urumva nta nubwo ahana hagera niwe 1:55 mbese nahagera kuko abatipe urabazi nyine ni ibigoryi n'ibiki bagira ugambo rwinshi. Ubwo nubwo umwana bita Kade aramubwira ati ariko twakora abaza Element aramubwira ati se ko The Ben yavuze ati yabyemera ariko ntiyagira 1:55 tubigenze gute. Element aravuga ati nta kibazo ngewe kuko abatipe se ko batanyitayeho nanjye nikorera ibyanjye nibampemba nimba nibere 1:55 ndimo nimenyere ibyanjye. Aramubwira ati sasa rero nta kibazo nose birashoboka ko wajya za kudukorera indirimbo outside ya studio ukayikora ariko outside ya studio. Aravuga ati nta kibazo. Element aragenda ajya kuhakora indirimbo aragenda ariko ayo makuru murayazi twayabahaye. So muri kwa gukora indirimbo rero Kade yaje urumva Element yaje kumva ukuntu indirimbo igenda neza nk'umu producer n'icyo byose. Aravuga ati ariko muri chorus dushobora kubigenza gutyo. Aravuga ati muri chorus wababirimbiramo tubikagena. Birangira bemeje yuko
uwo bita Element agomba kujya mu ki, agomba kujya mu ndirimbo. Element aririmba. Impamvu yaririmbye yakoze nibyo byose, Element ni umuhanzi. Element akakanya arusha hit Bruce Melody. Siko bimeze. Ndagira ngo hagira umuntu bihakana ko Element atarusha hit Bruce Melody mu Rwanda. Akakanya. Umuntu bihakana ninde? Ko Element atarusha Bruce Melody right now hit. Ubihakana ninde naza muri kiganza? Nobody, nta numwe. Element aravuga ati nubundi ngiye contract dufite no gukorana nabo nkabakorera imiziki yabo, ariko nkanjye nk'umuhanzi mfite uburenganzira bwo gukorana n'undi muhanzi. Birumvikana n'undi muhanzi wari wese hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nanjye ndi umuhanzi ubwanjye. Element aririmba mu ndirimbo. Amaze kuririmba mu ndirimbo, baravuga ati Element kurimbye mu ndirimbo nisohoka abatipe nano twazayishootingera he ko baramutse. Ubwo bya zanjiji ziri hehe, ziririrwa zirukanka hirya zataye umutwe ngo zimo za promoting ibiririmbo by'ibi cupuri byananiranye. Urabizi, murabizi, babasunikiye bakabibasunikira bakabibatamika ku ngufu, bakabibatamika ku ngufu ngo mu bikunda, ariko byaranze. Baheruka hit muri pandemic. Aya makuru yo turafite twese. So birakomeza rero, baravuga ati ndirimbo se twashootingira, tujya kwishutinga, hari umuntu muri kayitse runaka yatavuga ati mbonye kanaka nimo nakanaka bari kumwe, amakuru katabatanga. Niyo mpamvu bagiye muri Tanzania. Bajya muri Tanzania zirangije turamenya. Bageze muri Tanzania indirimbo barayifata barirangiza amashusho bakora. Bagiye kumenya iyo nkuru bwa mbere ari Harmonize ubihamagariye. Injiji bazahamagaye ziravuga ati zirumirwa zirasara. Ati Element ni biki dukoreye. Element atashya ageze 155 baramubwira Element nago bishoboka. Nago bishoboka nibiki waba dukoreye. Ati wewe. So reka nkubwire rero. Byarakomeje behind the scene, kuko bavuye ejo mu ntangiro mu mpera z'ukwezi kwa hagati mu kwezi kwa karindwi nibwo bavuye Tanzania gufata amashusho, byose byarangiye, indirimbo iri tayari, amashusho asigaranye n'abaproducer bayikoze, cyangwa se abaproducer video director nabo muri Tanzania, kuko batashaka kari umuntu wo mu Rwanda umenya umupanga. Bageze mu Rwanda muri byamaze kumenyekana, kuko umusenzi Rudomoro wo bita Harmonize yamaze gucuruza urugambo. Mvuga ngo Rudomoro ni wateje ibibazo turimo akakanya. Rudomoro ni we nyiri urugambo. Ibyo reka tubireke, kuko ikiduhagarije gituje uyu munsi kirababaje mu kabyaramo. Utagenda utacyumvisha. Karomba barakubwiye ngakumva. So tukomeze. Bagarutse mu Rwanda, abatipe barasakuza baca hirya barabade dukore kino ndirimbo. Ejo muri none abatipe bashyize flyer Irano za post hanze bimaze gusakuza n'ibiki byose, baravuga ati turapfuye turarangiye. Element naducika turatuwange 155 yararangira bisenyutse. Ati rembe no naririmba no muri no ndirimbo birangiye. Ubuse abanyarwanda twababwira ngo iki koko, ko turi abantu ba fake, twababwira ngo iki. Niko bahisemo kugira gute, kuvuga ati Element tugomba kumubwira ibishoboka byose, tukamukanga bishoboka byose, ntazarimbe muri no ndirimbo. Umunsi w'ejo ni mugoroba twihuse bamuhamagayeho bita ngo Kigali University, so called Kigali University. Bya bintu tutaramenya neza icyo bisobanuye, bya bintu byahombye byamaze guhomba. Anyway, Kigali University ni igihombo, yamaze guhomba. Urumva ni business, ni ikibazo cy'ubujiji. Bishyuye mu bintu badashoboye. Yari concept nziza, ariko nyine kuyimanaginga byarabananiye. Urumva iyo uri ikigoryi Karomba baramubwiye ngakumva, sponsor wamushyizemo amafaranga, ibyo byo wenda n'indi topic y'undi munsi reka tubyorira. Ramanga Kigali University niho basigaye bategera abantu, bagomagara ngo Kigali University ngo muri Kigali University. Ni naho bafatiye bita Shadia, inkuru ya Shadi Boy azabyivugira, kuko nawe hari ibinazavuga mu minsi iri imbere ibyabere Kigali University. Element ageze Kigali University ahasanga ngo bita Karomba, ahasanga cya gicucu giti mu jisho rukweto, ahasanga wo bita ngo nimba ari ngo Mike igitipe gifite amaso ameze nk'ay'imitubu. Urumva gifite akaguru iki gitipe noneho bose baragisuzuguraga ngo sinzi ngo ibintu gikora ngahari. Akaba abagishinzwe bwamaze kubimenya, kuko amakuru twamaze kuyamenya, twomba kuyabageza abashinzwe bamaze kuyabona. Ubwo araza kudiringa nawe nuko nguko noneho ngo basanga nundi ngo bita ngo nimba ari Kenini binini bari Kenini bakena kora ibiki byose, nimba ari umutinganya Gayeri, nimba batingana, nimba bagira gute ntago turabimenya. So nuko nguko rero ngo Element ageze bita bamucakira ngo bam, ngo Element ngo ntasoni ufite ngo ugiye gusenya 155. Karomba none ngo yarabaye nk'ubururu mu maso.
Karomba kuko arabizi ko ibintu byose byamaze guhomba, ibyo ba VIP byarahombye, ibintu byose byarahombye, yarasigaye ku gikabyo cya 1:55 AM. None ntago yarazi ko abana ngo barimo kwisenya bahereye mu mizi. Ahita avuga ati Ngerementi ngurandangije koko ngo ntasoni ugiye kundangiza ugiye gukorana ngo n'umwanzi wanjye wa mbere ngo bita The Ben, ugiye gukorana The Ben ngo ntasoni ngo ntago bishaka gukunda. Element aravuga ati none se ikibazo kiri nyine urabona ngo Element ngo listen to us, bose bitamuteranira ngo naramukungukoranye ngo n'indirimbo na Ben ngo nukuri kwimana ngo ibintu tuzagukorera ngo bizaba bikubye kangahe ngo ibintu twakoreye ngo wari wese muri no game. Element agira ubwo uriya musore se Disa uretse kugira ubwo ikindi yakora n'iki muri ako kanya ngo yanga ibi bintu no ngo bari bamubwiye ngo tuzajya ngo ngo bari bazanye ngo n'aba fake lawyers ngo bafite ngo abatipe ba fake lawyers ijoro rya isa bafite abatipe ba fake lawyers bahagaze nkariya ngo reba ngo n'umuraya wacu ngo n'umunyamategeko ngo uraramuka ngo ukoranye ng'indirimbo na Ben ngo karakubaho. Papa ko twese turi abanyarwanda tuza amategeko y'u Rwanda, nihe tegeko rihari mu mategeko y'u Rwanda rivuga ko umuhanzi atemerewe gukorana n'undi muhanzi? Ni tegeko mu mategeko y'u Rwanda abanyarwanda tugenda ruvuga yuko umuhanzi atemerewe gukora n'undi muhanzi indirimbo. Bikibazo bafite bagendera kuri za beef ngo bafitanye na Ben kuva Tanzania mu gihe cya Diamond Platnumz, bakavuga ngo nukorana na Element ngo Element nukorana na Ben ngo tuturangije ngo maso y'abanyarwanda biragaragara ko dutsinzwe, ngo biragaragara ko turinjije koko abanyarwanda ngo abantu batwisinjije ngo nimukorana koko ng'indirimbo igasohoka muri kumwe ngo ture twinjije ngo kugira ngo ibyo bintu bibeho ngo turemere dupfire kuri uyu musozi bita Kigali Universe ngo ariko ino ndirimbo nizaje hanze. Yes we ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Abatipe nabwe ngo ni ibigoryi none ngo bakoranye ngo na Shaggy niwe muhanzi wa mbere uri washed up. Shaggy niwe muhanzi wa mbere ucitse amazi muri no si indirimbo aheruka hit mu 2003 imyaka 21 ishize ngo bangu ni Shaggy man. Abatise man mufite ubwenge cyangwa nta bwenge mufite cyangwa bacinze amarido mu maso bakabakanga. Reba cya kiwani ngo bita ngo Soweto batanze miliyoni zitabarika si cyapfuye amazi cyacitse amazi ntawe ukicyumva baragisunika biranga ngo ntago mvuze ibyo baraye bavuze ngo urabona ngo twe twasohoye Soweto ngo urabona ngo noneho ngo ngino ndirimbe ngo ngiramutse sohotse nono ngo nuvuga ngo nta muntu wazanye kuvuga Soweto se nta muntu kwivuga cya kiwani ni rukivuga uyu munsi nta muntu ukikivuga cya kiri kiwani. Reka tugaruke rero kuri ingingo nyamukuru. Ubwo bamubwiye ngo nubikora ngo tuzakumenasa ngo tugere no muri famiye yawe, niko babwiye Element by the way amaze igihe kinini ashaka kuvuga muri 1:55 AM ashaka kwigendera, byose turabishyira hanze kubera ko bari abasore cyangwa oh my god mbese abasore biri abigoryi yamaze kubona kari ibicucu, yamaze kubona ko anabarusha hit. Element akakanya barusha hit. Nababwiye mugira ngo nimo ndakina. Nababwiye ati right now hari umuti cyangwa se umwuka mubi hagati ya Bruce Melody no bita Element. Mugira ngo ndimo ndakina. Nibigaragaye ngo nusohorana indirimbo na The Ben. Ako se we uru rwango rwaje mu Nyarwanda gute? Bara batipe si bavuze ngo baje kuzamura umuziki. Nibavuze ngo baje kuzamura umuziki ababashyigikiraga mwese. Nibari bavuze ko baje kuzamura umuziki. Kuki batangiye kubwira Element ngo tuzagukora ibiki muri mu gihugu cyitwa Rwanda man? U Rwanda ntago ari North Korea, u Rwanda ntago ari igihugu kitagendera ku mategeko. Element ngo muzamukora iki? Byamaze kumenyekana ibyo mwavuze Karomba twakubwiye ngo amahirwe uraza kugira wenda nuko iyo audio uri mu threateninga Element nta muntu numwe wayifashe muri abo bantu ngaza kwitugezaho naho ubundi kakubayeho nimba ufite n'ubwenge utangira uzinge Kigali Universe ugurishe ucike hakiri kare kuko Element aragukoraho. Uyu musore araguhagama Karomba wipashe muremure twakubwira ati igihe kizagira wimena inda wamaze kuyimena kakubayeho. Karomba kakubayeho
iryo romba abantu abasore bararituritsa uraza kubibona bararituritsa ubwo Karomba yavuze ngo na cya kintu cy'amaso ameze nk'ayo mutuba nimba ari umutuba nimba ari umutubu kakanyamanza umutubu harya bayita frog bakita Mike uzakibona rwose kirwa kibirukanka inyuma reka nze ntangirenza n'abantu ubwo nicyo cyagenda kivuga ati nko byaramwe ati ngo uyu musore ntagira ikintu akora ngo ibi bintu ngo bizajya hanze byose ngo byose tubigire gute ngo byose ngo ni wibeshya ngo tuzazana ngo mu mategeko n'ibiki byose mana abasore bro element ngo tuzajya ngo iwanyu mu rugo ngo tujye ngo kureba papa wawe ngo papa wawe ngo niwe uzabidusobanura ngo wakuranye umuhanzi yakoranye n'undi muhanzi indirimbo muri kanwa kuzajya iwanyu ese mwebwe wazajya iwanyu ushaho mutuye ese Karomba wagize ngo utuye ntago asa amakuru ntago tuyafite mwese aho mutuye ntago tuhazi muri mu biki ukagira ngo hari abandi bafite urugo mwebwe cyangwa se bafite aho mwajya cyangwa mwemwe mudafite aho abandi bagomba kujya ngo tuzagukoranga ibintu ngo twakoreye ngo kanaka mu bya bintu byo kujya iwabo kwa papa wa Ben cyagiye bavugisha nabe ikintu babwiye element ngo tuzajya iwanyu ngo tujye kureba bene wabo urabyumva nuko ngo haragakundi kamaze kwigira mafia muri no game nyarwanda ibyo ntabwo ushaka gukunda ntabwo ushaka gukunda niyo mpamvu ntabwo birangira kuri no live twebwe tugiye kujya mu buyobozi inzego zibishinzwe abanyarwanda icyo kintu tugishinganishe abanyarwanda bishinganishe nako umunyarwanda nka mwene wacu tumushinganishe nitumara kumushinganisha tumabwira ati bavuze yuko bazamukora ibi ngibi none tuzarebe n'urutoki narunge bamutunge cyangwa se batunge cyangwa se bibeshya n'umunsi n'umwe tubona n'ikintu na kimwe dukeka ko gifitanye isano no kumenasa umuntu bita element tuzakwereka inzego zibishinzwe tugomba kuzigira gute tugomba kuzibimenyesha n'induri live akakanya kamubwire ikibazo ahantu kiri indirimbo ni ya Kade amasezerano ele afitanye na 155 na amasezerano y'ubu producer sibyo nagara amasezerano y'umuhanzi urakoze sibyo naga amasezerano ahari ni umuproducer yagiye muri 155 kwa ari umuproducer bamurokirise nk'umuproducer ntago bamurokirise nk'umuhanzi amasezerano rero na producer rero Kade yasabye ele yuko yamuzira mu ndirimbo nani igiceri kijana amwatsi aramubwira ati dore indirimbo ngiyi ni ngewe nawe na Ben arabyemera sibyo nta kiguzi na kimwe kirimo kwera ko n'umuhanzi afite uburenganzira bwo kujya gukorera hanze afite uburenganzira bwo kujya gukorana indirimbo n'umuntu ashaka afite uburenganzira bwo kuririmba arashaka kubera yuko amasezerano ya 155 na ya producer ntagara y'umwartist indirimbo rero irakorwa kubera yuko nta hana ayo mategeko ntago bimugonga nibyo nahereka mvuga yego ntago ibyo bimugonga kubera yuko yagiye gukora nyine indirimbo tu ibyo bifite uburenganzira nuko n'umuhanzi ku giti cye noneho nta nubwo bayikoreye muri 155 ikibazo ntago ari indirimbo ikibazo ahubwo nukumva yuko ere kuba ari muri 155 noneho bakabona aririmbanye na The Ben wenda bafitanye nk'ibibazo twagiye twumva nyine ubwo turi kugenda nkubwire ukuntu ibintu bimeze byabo bavuze ni gute ngo bamwibwire ngo enemy wacu wa mbere bita The Ben mugakorana man mvuga ngo nta kintu twadusigaranye twaturangiye naho nga ikibazo kiri it's not about money it's not about anything ni ikibazo cya kumva ngo n'ikindi kibazo man urabona nk'ubu nago uko ngewe mbyumva nuko nabibonye we ntago yigeze ifata sibyo uretse ni kiwani kiri hari ko mwavuze ncecetse ikibazo wese Musa wa wijambo rikagateka afite navuge nanjye mwinchiriza cyangwa nanjye mfatira ijambo ryanjye nivugire uri kumva mani nta kibazo nuko nyine ukuntu byagenze abantu bivuze nimugoroba bavuze ati ngo ingike dushaka no kudireying ino ndirimbo ntirisi igihe tutazi cyane ntabwo sowe yigeze ifata mani ino ndirimbo niba mwarayumvishe sikosa ni nziza ku buryo ndakubwiza ukuri ino ndirimbo nubwo ari kumara n'iminsi 3 nayo ni myinshi itaruzuza 1M n'iminsi 2 nabyo birashaka ko ino ndirimbo ni nziza pe sibyo kandi urumva ko indirimbo yabaciye mu matwi barayumvishije barayumvishije ahubwo barahateka kankubaze uretse no kuyumva niba mushaka amatiku n'urwango ni mu bivuge ariko kubivuga kankubaze uretse bya contract tuguyemo nta contract iri hano n'urwango oya uretse hano batubwiye uretse gato hari umuntu umbwiye hari uvuga izina rye arambye ati Godfather ntabwo mu masezerano element afitanye na 155
harimo ayi ubuhanzi bwe ntabwo aribyo navugaga n'aba producer gusa uretse gato ubu none utangiye kubyumva waguhaye message nagiye ayimpaye uretse gato ntabwo uza kungura ngaho yivuge neza sheri wanjye uza kungura kanyisome aranditse ngo urukumva iyo hari ahantu biraza kugira tuyoberwe niba hari n'umuntu utanze amakuru batubeshye uretse gato oya ambwiye ko amakuru ari gato umuntu ambwiye ko uretse gato uyu muntu ambwiye ko uwo muntu ninde oya nivuga ntari ntabwo njye mvuga source y'amakuru umuntu ambwiye Shondoroketa kubwiye ngo iki ndava kuri live yanjye ndumusa ntabwo njye mvugana na Shondoroketa kandi urabizi ko ntajya mbikora deka turabizi ntabwo ibyo bintu bombo platina umuntu usagubwiye amakuru yiwe nuvuga ko nabwiye na Shondoroketa ahanga ura buri kunje ntabwo bikunda gahunda iteye irya nituza kuvuga hano ngiye mpamvu nafashe umwanya genda rebe tweet nakoze ejo bundi naribajije kubera iki mugende muri tweet nakoze bivuga neza uretse gato uyu muntu aravuze ngo message urayifite reka nabibonye ko ibintu hano nukuvuga ngo we baravuga ko ahanga tugiye kugira ngo duce amazimwe ibintu ntibize kuba amatiku bize kurangira gutya ari mpamvu nabwiye ko umuntu uri buze kugira urufunguzo rw'ibi bintu siko bimeze Kade agomba gukora statement kuko biravuga ko Kade yamaze kwishyura element amafaranga yose nta mafaranga mufitiye yakora kuko avuga ko yamwishyuye ku ruhande rwa element mugerageze mu byumve ntabwo nshaka ibintu bize kwa matiko ku ruhande rwa element we element agomba gufungura kanwa kavuga ibyo avuga ati nyitangazamakuru ati nyizamakuru n'umutinganye n'umugore kuri ashobora kuvuga so ibintu biteye gutya ninde susha batinganye kuvuga Eric se mpungo yabaye abirimo ngako kwereka uretse gato Nanis Dekati niba Kade avuga ko yishyuye element amafaranga nta dena mufitiye ariko 155 ikaba iri kumunaniza gusohora indirimbo bite n'amasezerano bifitanye element naze ace ibi bintu bitarazana umwuka mubi element azavuga ati narishyuwe nta kibazo mfitanye n'aba bantu ariko kumva uretse gato message ndayiguha umuntu arambwiye ngo reka nyisome arambwiye you need to say this kwa seconde uretse gato kubijyanye n'ubuhanzi yabyanditse nabi wihanga niba biri kuncanga kubijyanye n'ubuhanzi bwe rega ndabizi ko yifite kubijyanye n'ubuhanzi bwe nta contract afitanye na 155 am y'ubuhanzi bamufite mu biganza nka producer not nk'umuhanzi yaramwishyuye nta mafaranga bamugomba baramwishyuye nta mafaranga bamugomba ahubwo bo bababajwe nuko Beni abatsinze akaba akoranye na producer wabo baramukanze uretse gato baramukanze kugira ayivemo ngo badaseba tugende gato yanga tugende gatoya sibyo element ni element ni rugabagaba ni ikigoryi ki ku buryo abantu bashobora kumukanga mu bintu bitari mu masezerano ntudusomye iyi message uretse gato turi muri Kongo bandi turi Burundi turi documentation ubutumwa uretse gato tugende gato mufitanye ariyo mpamvu dushaka kugira element uzamubabaza ngo uzamumenasa reka duhumurize element uri kumva twumvikane rero element uretse gato element ahubwo nabyitwarama nabi element araza gucika amazi element naso ngiye kuvuga n'ikingiki my point ni ngiyi ofete tunasoza urumva element nuramuka wemeye yuko uva muri no ndirimbo ngo kuko ibintu barimo kugukangisha n'ibiki byose bazakora mu gihugu kigendera ku mategeko nk'u Rwanda uzi kuri mukuri ukava muri no ndirimbo uracika amazi forever kakumbwira ikintu kimwe Dekati element simuzi biraho ndakubwiza ukuri ko ibingibi element ari kwiririsha element aravuga ati ni mu mufungo mwanyemereye indirimbo isohoke nyirimo udusomeye amakuru y'umuntu akwihereye none utongiye gusubira ibingibi element ikintu ashaka kumva nawe Brian uri hano mu gihugu cy'u Rwanda cy'uyu munsi urashingira kwicyo ubwira ngo umugabo nka element ufite ubwanwa urongora umukobwa aje karongora undi ko bamuteye ubwoba ariko kumva ngo byumvikana ijambo ni rya reka mubwire twe hano turi
umva nkubwire wivuga ngo umuntu nagashobora kugutegeka mani sibyo ibyo bintu ibintu wari kugira ngo ni ibintu byoroshye kandi ni ibintu biremereye byatari era niba ari muri 155 wenda uyu munsi tukaba twaragiye twumva ngo hari amabifu ngo ari hagati ya Debeni ngo na coach wenda ejo twumva ngo ele ngo na Brice urumva nako ngo Debeni na Brice urumva ko ibyo bintu by'amabifu n'ubundi ubwo bihoraho nyine bihoraho ibintu byabaye ikindi element hari ni n'undi musore umwana bita King Pazo baramubwiye ngo wowe nitugufata ngo tuzagukubita. Kwa dufite iyo contract byari kuza kudufasha, ntabwo contract tuyifite, ntabwo tuzi niba kugeza aya masaha ibikorwa byose element ashobora gukora byerekeranye n'umuziki urimo kunyumva biri mu nyungu za 155 cyangwa element afite uburyo ashobora gukorera hanze ya company aya masaha bafitanye contract akaba ashobora gukora ibikorwa hanze. Ibyo ntabwo tubizi, ari mpamvu navuze ngo biraza kudufasha turamutse tumenya amasezerano element afitanye na 155. Tugaruke kuri indirimbo nsoza ndashoje deka, tugaruke kuri indirimbo nsoza. Byaba bibabaje aya masaha hari hagati y'ikibazo bije kugaragara ko iki kibazo kiri hagati y'abantu ku giti cyabo, hanyuma indirimbo abahanzi bagiye guhuriramo umuntu umwe cyangwa abantu ku giti cyabo bakayibaninga bakima ibyishimo abanyarwanda cyangwa iterambere ry'umuziki muri rusange. Sinzi turi kumvikana. So rero element niwe muntu birabyo kwijya yifata nk'umugore akanga kuvuga akagenda ngo ntabwo yashyize mu itangazamakuru. Bazewe na Kade, indirimbo ni ya Kade, ntibazanemo Debeni kuko Debeni yafashije bano bana. Indirimbo ni ya Kade, uko yahamagaye element niko yifashishije umuhanzi mukuru Debeni. Iyi zisaga biraza kudufasha Debeni ntabizemo, ahubwo Kade na element bahaguruke baze basasa inzobe. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni cy'amafaranga batari kwishyura element bamwemereye, cyangwa ikibazo nuko 155 idashaka ko element agaragara mu ndirimbo Debeni arimo. Tumenye ko ari amatiku ya mbere bashatse kugarura mu kudindiza umuziki nyarwanda. Ndasoje, ariko element agomba gukora statement akavuga ukuri na Kade, tukamenya niba yaranze kwishyurwa element cyangwa se niba ari kumunaniza kubera Debeni ayirimo. Murakoze. For the sake yuko ibintu bihagaze, contract element afite mu 155 ntimubuza gukora nk'umuhanzi. Element izina ni brand ikomeye, bara abasore bose abarusha izina right now. Urumva element afite uburenganzira bwo gukora indirimbo n'uwashatse wese afite uburenganzira bwo gukora indirimbo nk'umuhanzi nka brand ye, ndetse agakorana n'abari mu masezerano yabo yuko bari bazi ko bamuguze nk'umucakara bazajya bakora indirimbo ku buntu. Ibyo biza kwanga, ariyo mpamvu yashaka no kuyivamo. Ibyo ntabwo twabica ku ruhande, ntabwo twajya kuri contract. Ikibiri inyuma cyonyine kimwe cyonyine ni ikintu cyo kumva ngo element agiye gukorana indirimbo na Debeni, nta kindi. Gateka ijambo ni ryabo. Nge narindimo ndabwira Godfather kugira ngo naze gufata amarangamutima ye. Uvuge umuntu abagomba kuvuga ikintu uzi ngo contract iravuga iki kintu, sibyo? Niba contract ya ere ivuga yuko nta mundi muntu wahanze bagomba gukorana, ibyo ni ibintu byumvikana. Ariko niba contract atari uko nguko ivuga, kubera iki? Ngewe icyo nzi cyo nuko ere ari mu nyungu, niba abangaba bamushaka bakamwishyura n'abangaba bamushaka bakamwishyura, agomba kujya hari umufungo mwinshi. Ariko kubera iki indirimbo ibingibi Godfather arimo aravuga ngo niba wenda ngo bataramwishyuye bari kuba indirimbo ikagera ku rwego rwo bose bayipostinga, bose bapostinze kuri page zabo. Ere yarapostinze, Kadara postinga na Debeni arapostinga, sibyo? Bose barapostinze. No kuvuga ngo impamvu bose bapostinze nuko babyemeranije yuko indirimbo igiye gusohoka. Ikintu cyo koza dusaba, niba mushaka ko rwose hano haguma mu mwuka mwiza nta rwango, tukabibona ko nta mutima mubi, indirimbo iriya sikosa isohoke. Ngiyo ndirimbo nyimaranye nk'ibyumweru 2. Kade uramuzi kaba umva ni umunyembaraga kabisa, areba abantu bazamupostingira, abantu bazamufasha muri promotion. Ibyo twabivuzeho inshuro nyinshi, akabahereza indirimbo mbere akababwira tumva dufite boro tugiye gusohora, babarira unyumvire kabisa, tuzanafate n'akavideo kugira ngo nyine itwike. Iyo ndirimbo ni nziza, chorus ni ya ele, iyo ndirimbo rwose ele yego pe. Hari ukuntu bufitanye amasezerano n'abantu ukavuga ati uru waca ahangaha n'ubundi iyo ndirimbo izasohoka mu yuko yakoreye muri 155, siko se bimeze? Irimo n'ubundi 155 igomba kumvikana ko ni indirimbo yakorewe, sibyo? Ariko indirimbo ikagomba kuba iri mu Gateka. Indirimbo kubera iki ere agomba yakorewe muri 155
nta muntu n'umwe wigeze ujya muri studio 155 indirimbo yakozwe na Element outside the 155. ushobora gusanga ari amasezerano ya ere atamwemerera yuko agomba kujya gukora icyo kintu twese ari naho ugomba kwibaza ko batese ere ni ikigo ry'uko yagiye kwemera yuko ibyo bintu bibaho kuko ere andabizi azi amasezerano icyo avuga atazi amasezerano icyo avuga umva twumvikane aho bishingiye nahangaha ikibazo bafite bamuteranyije bamujyana ninjoro n'icyo cyo tuvugaho mu kivugeho ndashaka mwese mu kivuge ko mu cyumva nimba ari ukuri koko bamutureteninze yuko ngo bazamubabaza ko siba mubaza gute muri uru Rwanda ndi muntu ushobora gukanga umuntu gutyo ntabwo ibyo yuko ngo ibyo muri kuko uzi kusetsa hano umuntu aragukanga akakubikamo ubwoba ukagira ngo nta nubwo uri mu Rwanda uri mu kindi ngo yuko bazamubabaza ngo ubuzima bwe bwose ngakicuza impamvu yakoze ibyo bintu nimba ari amasezerano kuki bashaka kumubabaza kimafia kuki batajyana mu masezerano aho ayo masezerano akwiye kujya mu butabera ngo bigaragaza kugira ngo mujye kuvuga ati kimafia ngo mugomba kubabaza umuntu rero ngewe ariko mani ngewe reka nkubwire ubonye ukuntu abantu iriya poste ejo bundi bayishimiye mwabantu n'ukuri ntabwo hakabaye Abanyarwanda mwamaze kumenya neza abantu bashaka kwigira amamafia muri no game bashaka kuzi ibyishimo Abanyarwanda bite n'ibyo batari bafite batazi ibyo ari byo sinzi ikintu kibongoze cyari cyo mwebwe mwanyunganira ngewe rero impamvu ari kuri kote yanyu muze kunyumva murabizi se murabizi umuntu bita Shondoroketa ntabwo cyana waka ibi ngibi tubiziranyeho abantu banyura ahangaha ntabwo tugerageze twumvikane Shondoroketa ariko se irizina namwise ntizinzariryozwa Shondoroketa sincyana waka ariko ku makuru make mfite twumvikane ikintu kimwe ndeka sibyo twumvikane ikintu kimwe mugerageze mureke gukoresha amarangamutima niba kugeza aya masaha tubyumvikane mumanze mwibisimbuka nani gigateka miliyoni 20 Element ari kwishyuza nayiki nayo kujya muri collabo nayo kujya muri collabo ya ntuza ya nani ya yuyu musore nta miliyoni 20 ikindi kintu mugomba kubwira abantu ino ndirimbo ikintu mugomba kubwira abantu naga ari ya Deben indirimbo ni ya Kade Deben muvane muri indirimbo Deben abivemo ya Kade indirimbo ni ya Kade turabizi ariko none uretse ibintu papa nta miliyoni 20 ziri muri ibi bintu niba zitarimo umva gahunda ukuntu imeze ni ibintu bishingiye n'abantu badashaka ko Element akorana na Deben kuko bazi ko bamwibwira ijoro rya isengo niko gusenyuka kwa 155 kuko Abanyarwanda bamaze kumenya yuko izaba ari eshek itabaho mu mateka yabo uretse gato icyo nicyo navuze nagarutseho mu kanya aya masaha ibi bintu twumvikane nuko umuziki tuza tukawufata twumve ni business my friend umuntu yafasha amafaranga ayashyira muri rebo yashoye ntago ari business twamaze uretse gato kuri ako business ko bivugwa yuko Element yasi hari akavuga atazagomba kuzaya yishyurwa buri kwezi n'uyu munsi bataramwishyura na rimwe ari cyo kintu na Bruce Melody kuko yamwishyuzaga amafaranga kuba ati akaya kubwira boss ngura mutipe garema yanyishyuza uriya muginga ntabwo twamuguze nta masezerano bafitanye bro naje kubarika cyane ibyo masezerano uriya mutipe ntabwo bibareba right now wemeje kuri emotion yuko yakoranye indirimbo na Deben that's the problem nicyo kintu cyonyine bafite ntabwo Element bamurisha barabatibe ntabwo bamurisha barabatibe ntabwo bamugaburira urakoze cyane gahunda iteye irya kwinjiza nk'abandi bose gahunda iteye irya nukuvuga ngo icyo bamukangiye ikintu cyo nababwira cyo nuko Element agomba kwihagarara kuko ubunona ni uyoboye tureke n'ibyo kuvuga ngo ni umuproducer niwe muhanzi hano nonaha right now uri kuri niwe muhanzi Element ari kuri ruhande kandi rwose ikintu turimo kumva ngo agomba kwihagararaho uriya n'umwana muto yabamaze kumukanga bamuhurije ari nk'abatandatu saa 9 z'ijoro bamuhuza ngo muri Kigali University wenyine baramuteranya ari kumwe ngo n'undi usizingira akora muri leta ngo cyo kintu gifite amaso nk'ayo mutubu baramubwira ati ngo baramukanga baramuhabura niba muzi ko mufite amasezerano kuki mudastandinga by your own contract mwagiranye mukajya gukanga umuntu kimafia saa 9 z'ijoro deka kankubaze Element ubu tuvugana bamushimuse ntabwo bamushimitse ntabwo bashaka kukwirwanya igenda ku mategeko ariko ibyo bavuze Element ahantu iryo terabwa mu bwa bamushaka reka babwiza ukuri mbabarira mbabwiza ukuri buri muntu wese agira yifuza ibintu ubu Imana yazambabariye ere akaba afite studio yiwe nta wundi muntu bari gukorana kuko ngiye ntabwo numva ukuntu njye ahubwo narizi ko ubu ngubu none aribwo game igiye kuryoha sibyo Deben agakora indirimbo na uri kumva byazaba na ngombwa na Ere nawe na ko Brice agakorana na Deben bamaze kwishyira muri kona iteye ubwoba bamaze kwikonarenga ahantu runaka bishyira ahantu yuko bo icyo bagenda n'urwango ibyo bakore Ben murabizi byose
banabikangishije Element bamuga ati nukora ikintu nk'iki ngiki ngo turagusoza ariko se kumusoza abatipe bamusoza bafite ububasha bwo kumusoza ngo baramusoza kumbabaza rero ibi ngibi barabirwaniramo ariko ni Kade muri kwicira ibintu ni Kade muri kwicira indirimbo ya Kade rero sinzi impamvu kwicira Kade ibi ngibi birenze Kade man umva ngo oya ibyo birenze Kade nawe arabizi ari oya Kade birenze Kade rero twumvikana ikintu Brian hari ikintu muri gusimbuka kandi iki kiri kurya ahantu turi kumwe nubwo deka turi kumwira gutyo hari ikintu muri gusimbuka iyi ndirimbo aya masaha ifitwe nande abantu bose nanjye ndayifite n'amashusho rwose ntabwo uri kunyuma none se Godfather afite flyer usohoka gutyo se man uri kumva flyer zasohotse bundi bose barazipostinga indirimbo yagombaga kuba igomba gusohoka uyu munsi yari kuzasohoka nejo iyo ndirimbo rero barashaka yuko isohoka indirimbo ntago banze kuyisohora barashaka yuko isohoka ariko amajwi ya Element atari muri iyo ndirimbo urakoze cyane umva icyo nkubwira rero ni iki ngiki bo icyo bashaka ngo Element ntibashaka kumva Element muri ndirimbo forget about amafaranga mani by'amafaranga wabivanye reka tugende gakeya ikintu ndi kukubwira ni iki Element atari muri ndirimbo ijwi rya Element na The Ben mu ndirimbo imwe Element warabivugaho iki Element arabivugaho iki Element bamuteye ubwoba nimba yaragiye jewe iryo jambo ryo ntashaka hari undi mu boss urashaka kumva se ntabuze abantu batera abandi ubwoba ijambo ryo kumva ko Element abasaba muteye ubwoba nta myanzuro agomba kwifatira nibyo ntashaka niyo mpamvu turi live nimba utarubizi rero urakoze cyane Element rero nawe aravuga ati mu mafaranga ariko Godfather uba wiriwe baniri ariko se waza ko ndinjije igendo bigera kuri tweet y'ibi bintu nakoze tweet imbere yanyu mwese iyi tweet maze iminsi 3 nyikoze y'ibi bintu nje muntu wakoze iyi nkuru bwa mbere uko Brian igendo rebe tweet nakoze maze iminsi 3 niba tarine icyo ndi kukubwira ni iki ngiki none se nangereka nkubaze nangereka none nangereka nkwibaze urabona impamvu nyamukuru batari gushaka yuko iyo ndirimbo isohoka reka mbikubwire umva gaho ukuntu imeze uburetse gato Element nareke kubindyarya urimo kunyumva Element ntabwo indyarya Element ntabwo turaza kukwemerera ntabwo turaza kukwemerera ntabwo uraza gukunda Element ntabwo Element buri muze kumufata nk'umwana muto Element yakoze iki Element umva nkubwire Element nawe aravuga ati mbere yuko indirimbo isohoka mu amafaranga mwanyemereye oya ariko bimeze niko bimeze yakoranye inama na basebuja uretse gato yakoranye inama na Shondoro wavuganye na basebuja ndi kukubwira no se wavuganye na ba Element yakoranye inama na Gael yakoranye inama na 155 twumvira yavuganye na Element wewe uvuganye na sebuja simama kadomo kanya kanga kunyitaba muravuga sebuja uvuganye kuri ya tugende gake nukuvuga wavuganye na basebuja mani ntago makuru yose ngomba ngiye kuvugana na basebuja amakuru yose mu bavuga kandi amakuru yose agomba kujyana abantu bakayamenya bakamenya uko ufite amakuru nuko wavuganye na nyiri ubwite niko bimeze none se nyiri ubwite ufite amakuru ya nyayo ndi kukubaza none se uyu nguyu ari kuvuga afite side yindi y'urundi ruhande aya masaha ko turi kuvuga gutya eriko yuko hari muri Kigali anniversary hari abaserivere Kigali universe iri mu gihugu kumenya intuza kimwe cya mbere cyabaye mu mateka ya business ibyo ngibyo ntabwo nshaka kujyayo ikintu muri kwirangiza Brian ni iki ngiki sibyo twibuke ko uyu muziki ni business siko bimeze n'umuntu afashe amafaranga investment ngiye kurangiza kuri aka kantu nani dekati niba umuntu afashe amafaranga akashyira muri business hakabaho contract hakaba hari inyandiko niba amasezerano ya Element afitanye na 155 amugonga ibyo amasezerano icyo ntabwo tukemera amasezerano none se kubera iki yemeye kujya gukora indirimbo hanze kandi abizi neza ko amasezerano akabaza ikintu kimwe Element niba yaravuye muri uretse gato Element yavuye muri country record siko bimeze oya ibyo uretse gato ni urugero ngiye kuvuga uretse gato ninjije kuvuga ngo Element ninjije ntabwo azi gusoma amasezerano ntimujya mushaka umuntu avuga nuvuga ngo Element ni yavuye muri country record ntiyagiye amahoro kuko ntabwo yigeze agonga amasezerano yarafitanye na Nobja siko bimeze niba iyi ndirimbo yakoze akayikorana ya David nani ya Kade niba mu masezerano afitanye na 155 hariho aho bigongana cyangwa bikaba bitabimwemerera 155 it's the right kuvuga ati mu masezerano dufitanye ntabwo ugomba kujya gukora indirimbo hanze for free
umva rero Waba noneho natwe amasezerano ikibazo bafitanye for your dufite mbere yuko ajya gukora indirimbo hanze mu yasomye ayo masezerano ibyo bintu ntabwo yasomye birimo amasezerano element azi gusoma ni umuhanga azi icyo amasezerano avuga none se ayo masezerano yayishe ku bushake hanyuma ajya gukora indirimbo hanze kandi muri 155 bimugoye birabyo rero byo kwitsinaza nk'abakobwa nasohoke avuge dereti y'ukuri bimeze ibintu niwe muntu ngiye gupfana n'umuvuga nabi wicecekeye ubu mukora ibintu bihagaze mutima ntabwo biza gukunda oya ntamara mutima arimo twebwe turi ku kibazo cy'indirimbo turi ku kibazo cy'indirimbo bro reka amakuru tuyagoye rero ukuntu ahagaze amakuru ukuntu ahagaze ni uko nguko yego it's not about contract nta nubwo ari ikindi cy'ingo ikintu biki ikibazo ni kimwe ikibazo no mu bita Ben ari mu ndirimbo imwe nta nubwo ari Kade ni Ben ari mu ndirimbo imwe nande na Element. That's the problem. Nyuma y'ibintu byose bya bo bivugiye yuko Element naramuze akoze ibyo bintu kuri bo azaba ari ugusenyuka ku 155 ibyo bintu ko yuko Element bazabimuziza ntiri ngagiye ngo irusorora. Umva ikibazo nkikubwire rero nanjye nkubwira amakuru mfite. Aho ruzingiye umva aho ruzingiye n'ikibazo ku makuru mfite ikibazo ni iki ngiki naho ruzingiye nuko 155 ifite amakuru ko Element bashaka kumutwara tugaze twumvikana ari uretse gato nari reka ndangize banga Element yagaragaje biravugwa ko uretse gato Element atishimiye hari ahantu agomba kuhava ibyo n'uburenganzira bwe azasesa amasezerano acyo hagende biravugwa ko 20,000,000 umuherwe Jimmy Muyumbu yarambitse hasi uretse gato mureke mwinigana inkari amafaranga 20,000,000 twumvikane umva Brian mubivugisha ukuri nabyo mubivugisha ukuri niba mutabye uretse gato wumve biravugwa ko nivuga ngo biravugwa ko bivuze ngo ntabwo ari amakuru ahagazweho 100%. Mutubyumvikane biravugwa ko 20,000,000 kugeza amasaha ziri pending umukire Muyumbu Jimmy yashaka guha Element ariko bagashaka kubinyuzamo ngo kwishyura korabo yaragiye guhereza kado miliyoni 20,000 zari ziki dusubiremo tutujijisha zari ziki biravugwa ko ziriya 20,000 y'amadolari ruba ko zinarenga 20,000,000 umukire yashyize hasi agashaka arizo kurekrita wapi uretse ni papa oya bamuhaye miliyoni zirenga 100 bamuhaye miliyoni 80 ubwo mperuka ubwo mugiye kwifata mugendere ku ntuza 20 Element ntago ari imbwa zo mu isoko Element no muhanzi wa mbere dufite brand ya mbere right now ariko se Godfather nawe naso natinyuka ngo miliyoni 20 urimo urarekrita producer wa mbere mu Rwanda n'umuhanzi wa mbere mu Rwanda icyarimwe bro hanyuma ibi ngibi rero nitugaruka aha ibintu nimuze kubita mico the best wandika gusa ntimuze kubifata ngo mubivane muri business muyambura agaciro muyishyire muri showbiz gusa biduka amatiku reka mbigusubiremo ibintu turi kuvuga none ureka no kubica kurandi ko nawe ndabizi kutajya urya indimi kandi uvugisha ibintu biri mu rwango kandi rugaragarira buri muntu wese indirimbo ejo bundi barayiposinze bose none kubera iki indirimbo igomba gusohokamo babiri kandi indirimbo ari y'abatatu twaranabibonye niki kibyisha inyuma niba ari no kugura abantu akishyura niba n'indirimbo itanishyuye bakayishyura ariko indirimbo igasohoka iyi ndirimbo bashaka gukuramo amajwi kuki se batari gukuramo ya Ben ngo hasigare Kade na Ere uzi condition iri gutangwa ni uretse gato kankubaze ahantu bishingiye kandangize kuri aka kanya bo bamaze kubwira Element ngiye ikibazo mfite n'iki ngiki nta n'ibyo amakontrakt n'ibiki byose uramutse usanze yuko koko ibyo bintu byawe byo kumubwira ati tuzakumenasa comment yawe yabari ibyo ngibyo byo ntabwo ibyo ngibyo kuvuga ngo bazamumenasa ibyo bigize icyaha aramutse afite ibimenyetso ajya kubarega kuko ibyo ngibyo nitotezwa ibyo turaza gukora nicyo kintu kigomba kuba reka nze mva hanga dekati rero umva aho ngaho icyo kintu tutarageraho Element ntabwo ari umwana nta nubwo afunzwe azi gusoma amasezerano urakoze cyane icyo mvuga ni kimwe n'iki amakuru mfite nuko aya masaha amasezerano reka mvuge
Kade na bose we wamukoreye irandirimo cyangwa avuga umuri inyuma uri no gushyama yuko muri oberetse ari mu amasezerano yimujya ushaka kuvuga aravuga umvise uniga yuko nkari uretse wumve umva kakanu twumvikane neza amasezerano ushaka kuvuga aravuga yuko element bamuzanye baramubwira ati uzakora 155 gusa nta wundi muntu uzakorana uretse sinzana impamvu uri kwagaruka nakubwiye ko ubundi wasanga Jimmy yari amafaranga yemeye gutanga atarayatanze none ahubwo wenda 155 kavuga turabizi niba Jimmy ari kuguhereza 80 twe turashyiraho 100 ariko amakuru mfite nuko 155 ivuga ngo amakuru mfite 155 ivuga ngo amafaranga bemereye umukozi wacu tugomba kugiramo percentage element yo gukwiya muri iriya ndirimbo twumvikana winiga n'inkari ibyo ntabwo iri hotel rishingiye mu magambo ntabwo dushaka kubyemera manza wumve biravugwa ko uri kumfuka umunwa biravugwa ko uri kumfuka umunwa biravugwa nabandi uretse gato bose babyivugiye manza wumve aya masaha na element byagiye hano ndabiza ari kutwumva biravugwa ko aya masaha bafashe amafaranga udahari bose barahari urakoze cyane uretse gato kugira ngo duce impaka ndamushaka kugira ngo ibintu bigende neza Dekate sibyo niyo muvuga mu byukuri ko muri mu murongo mufite balance nibafata amafaranga bemereye element angahe nibo bayazi wabwiye ko navuze 2020 urabihakana ariko nyine makuru mfite bangubwire papa kaze soze babarira ngiye gusoza amaze soze ibi narabizi uretse gato ukuri ibintu magaze ne gutyo uretse winiga n'inkari kandi soze ijambo ryanjye okay vuga ya nukuvuga ngo aya masaha bareke amazimwe sibyo kugira ntabwo 155 yahagaritse ndirimo ngo ntibeho bayisibe oya amafaranga uretse gato amafaranga bemeranye na element aya masaha ni bamwishyure indirimbo element ayisohokemo hari cyo bitwaye bamwishyure amafaranga asohoke indirimbo isohoke niyo makuru mfite ntahagazeho umva nkubwire rero naho muri gufata business mukayikira iruhande mukazana amarangamutima gate kuri njyewe ari uko nguko yaba ari ndi update ivuye kuri bya bisambo kuko byaba byamaze kubona ko ibintu byo kumenasa ntabwo bigashobotse deka abo biti uravuze ngo mvugana na Shondoroketa uravuze ngo mvugana na timu ya Shondoroketa ubwo njye navuze ati ayo makuru yabavuye ntabwo mvuze wowe aho yavanye ashaka aya makuru uretse gato aya makuru uretse gato harabo bayabwiye bakayakubwira aya makuru yiherewe na element yanyibwiriye ko ikibazo afite niba mwishyura amafaranga indirimbo bari buyirekure element nareke kujijisha abantu element nanjye yanyibwire nanjye mu kanya gatoya cyane urumva element mu amafaranga indirimbo isohoke mu setu banza wumva amakuru angezeho none aceceka uhawe nande ntawe na bamwe banyiraga skusetsa ariko kandi wowe reka vuga Mushondoroketa amakuru amugezeho acecetse mu kanya ko nari mvuye ndi kwitabira telefone ufite ikihe kibazo reka nyamara rero uravuze ko tugiye gusoza reka nze nkubwire ikintu kimwe sibyo niba turanga mu byukuri dushaka kugira ngo uyu muziki n'aya makimbirane ntagaruke uyu muziki tuwubungabunge nkuko mumaze igihe mubikora kubungabunga umuziki ikintu kigiye iyi ndirimbo muvuze ko twese twandikisha indirimbo sibyo element uri live ubyumve cyangwa se mubimwohereze ubutumwa mu bufate ntagire umuntu n'umwe ugukanga as long as uzi kuri mukuri indirimbo ugomba kandi noneho na Kade nawe Kade ino ndirimbo niba bashaka kuyikuramo element ngo ayivemo usigara nukuri nuyisohore nawe nusoho iyo ndirimbo nusoho iyo ndirimbo element atarimo kanze nkubwire rero ubutumwa ikosa rya mbere ubukoze uraba ugambanira bagenzi bawe icya mbere ntabwo muri kabiri uraba ubaye complicity y'ikintu cyitwa mafia style muri no game n'inganzwa byose inganzwa mu buganzwa kanze niherekade ubutumwa reka niherekade ubutumwa element agomba kujya muri no ndirimbo element ntibamukange ino ndirimbo yarishyuye indirimbo warayishyuye byararangiye nimba mu mategeko bidahari n'ibiki byose byo kwamagana umuntu saa 9 z'ijoro mukamumenasa mukamubwira ati tuzakubabaza antiri ngo wicujije ibyo ntabwo bishoboka man ibyo ngibyo n'amategeko agomba kubihana man ubwo n'ugukanga umwene gihugu uretse gato element aracyari umukozi wa 155 dufite niwe muhanzi dufite kandi indirimbo yanyu ni nziza wemeye kuyipostinga man ejo bundi mwese mwarapostinze man flyer nziza uri gukoresha muri bari amaranga mutima Brian urimo gukoresha amaranga ariko rwose oya ngewe Kade nanjye ndabimubwiye ira ndirimbo nidasohoka harimo batatu bazayireke ntizigere nibishyure indirimbo isohoke c'est tout umaze gusomera ubutumwa umaze gusomera byose
ahangaha ntabwo muza gufata abantu muri gufata u Rwanda mukarugira Burundi cyangwa n'ikindi gihugu. Ntabwo iterabwoba ryemewe. Nta byitera urakoze cyane bibwira bari bahama. Okay, element bahamagaje Sakina Zizoro, yes or not? Mu butumwa nsomye bakoze inama ari kumanywa. Mu butumwa nsomye bivuzwe ko baramuhamagaje bakoze inama nk'umukozi wabo kandi n'umukozi wabo bagomba gukora inama. Si umukozi wabo se gukora inama ntago ari gukangarika. Yaba mukanga ari kujya kubarega ntabwo byemewe. Ntabwo ari umwana. Ibintu byose biba ku bajene bani Kigali ugira ngo bose barega. Ariko umutipe ari gukimana aho ko yibagiza utazi kugenda. Ariko reka nkubwire Godfa, sinzi ukuntu byagenze. Ndabizi neza yuko utagira, ndabizi neza yuko ushaka yuko umuziki nyarwanda utera imbere nta makimbirane arimo. Uyu munota wanjye reka nkubaze, ejo mu gitondo indirimbo nisohoka, buretse ejo mu gitondo indirimbo nisohoka irimo Kadena Debeni nyine biragenda gutya. Ukibagiza indirimbo nisohoka ejo indirimbo nisohoka irimo Kadena Debeni wenyine ere yavuye mubwira comment yawe ya mbere. Uburetse gato ntabwo iyo ndirimbo nakwemera kwisohoka twarwanya ntisohoke. Umva nkubwire byaba bibabaje. Uretse gato dekati Kade biravugwa ko ntabwo hari umuntu unyoreje message ntabwo rivugwa ari we ambwiye ko Kade yishyuye element amafaranga yose ya Korabo yaramwishyuye, ariko andi makuru mfite bivugwa ko amafaranga yishyuwe ari miliyoni 2 zo gukora audio, ari zo gukora indirimbo nk'umu producer. Amafaranga ya Korabo ahanga biraza kwitwa ibihuha kugira ngo Kade, ubwo bivugwa ko hari umuntu mpaye message kandi ziko ari umuntu wa hafi wa Kade avuze ko yishyuye element amafaranga yose. Ibintu ni bibiri rero, niba yarishyuye amafaranga yose element indirimbo igomba gusohoka, niba ihari video irahari, ariko amakuru mfite nuko video abo basore batayifite, video ifitwe na 155 twumvikana. Niba bayifite uretse gato tukaduca impaka Kade iyi nkuru ivuye ku muntu w'inshuti wa hafi wa Kade. Umva nkubwire rero kandagize kuri aka kantu kugira ngo nanasezere reka udusezere. Ariko uzi yuko ino ndirimbo Godfather nta niyo afite. Cyane ubwo ntayo mfite nta kibazo, ariko nta nubwo ngiye no kiragenda n'amanaje. Nimba ari makuru ufite ngo indirimbo iri muri 155 nuvuga ngo that's the biggest misinformation I've ever seen in my life. Okay, nta kibazo ufite misinformation, that's why we are here. We are here to meze indirimbo ni ya Kade. Ndabizi ko izima ya Kade. Director barayirangije bamuhereza. Kansoze kano kantu. Niba amakuru ava ku bantu ba hafi ba Kade bivugwa ko Kade yishyuye element amafaranga yose nta dena mufitiye. Urimo kunyumva? Kade arabuzwa n'iki gusora indirimbo element arimo. Gwahidi nayisohora. Niba yarishyuye kutavuga kuri niba yaramwishyuye atayisora. Kumvikana erega kadarumvikana na era rumvikana. Ikibazo era ahamagara kadakabi. Ikibazo era no. Niba yarishyuye indirimbo nta deni bafitiye element. Ikibazo era afite nukumumenasa. Hano dusasa inzobe. Uvuze ko hano tubonye amakuru ko Kade yishyuye element, sibyo? Nta deni nabo barabizi. Kade ararwana niki niba ari muri business nafata indirimbo umuhanzi umuhaye Korabo yaramwishyuye nta cyamubaza afite n'abandi indirimbo element akajya kuvuga ngo indirimbo ngo ndayivamo ngo mumvanemo ngo kwera ko bankanze. Nicyo kibazo nicyo duteranyije ahanga right now. No element rero nasohoke, sibyo? Ibintu ni bibiri. Aya mafaranga element aremera gusubiza amafaranga bamuhaye kugira ngo ajye muri indirimbo niba bashaka kuyisohokamo, kuki atabisanga ariko se kubera icyo arinda kuyisohokamo kandi muri gufata element muri gufata element mukamugira ngo umwana wowe bigejeje bamumenashije amafaranga ntabwo hari ibibazo by'amafaranga. Nase niyo ntashaka kumva. None ntacyo ushaka kwivugaho nimba kuko byabaye. Iramutse ihari uretse gato iramutse ihari byaba binerenze n'iyi live habayeho menasi yo gukanga umuntu ngo bazamugirira nabi. Ibi ngibi twakora ubuvugizi umwana karengano gatazanagonga. Ni nacyo tukiduteranyije hanga right now. Ibyo rero nukuvuga ngo icyo ni ikiri bitandukanye n'iyi ndirimbo. Bahite badukorera gasho iyo ndirimbo bahite bayisohora isoke twirire sho bira ibi ndirimbo na menasi yakorewe umuntu. Kade indirimbo ntuyifite shyira umuzigo hanze none turebe bazaje iyo kontra bazayijyane mu mategeko, ariko ibyo avuga ngo muzamenasa umuntu ibyo ntago birimo. Shyira umuzigo hanze. Ibi ngibi rero reka nze nkubwire ko umuntu uri inyuma yo kundirimbo idasohoka uvuga ati ni element nareke gukina abantu. Element aravuga ati mu amafaranga munsigayemo element yagiye mu ndirimbo akora audio, amaze gukora audio yajya muri video ngo ntagashaka isohoka ku munota wallahi. Element aravuga ati wa logic ayi kandi ibintu uzabimbwira nyuma. Element aravuga ati mu amafaranga yanjye indirimbo yanyisohoka nareke gukina abantu.
uduhaye abantu babiri bakwandikiye kuvuga ko yishyuwe kandi ariko amasezerano se afite nari none se Godfa we bakubwiye yuko element bamurimo amafaranga ngaye kugira ngo urakoze cyane urakoze cyane element mbere yuko bajya Tanzania uri kunyumva bivugwa ko ninjya nkoresheje ngo bivugwa ko bivuze ngo ibyo bintu ntago mbihagazeho nta evidence kuko ni evidence ifatika nibyo navugiye ko nango muri kuvana ibyo mwabwiye ntago mufite inyandiko nta na notero wabisinyeho biravugwa ko mbere yuko bajya Tanzania bamaze kwishyura miliyoni 2 bamwishyura nka producer bagombaga kujya Tanzania ariko umukire wa finance iriya ndirimbo ari we Jimmy yemerera element miliyoni 20 ariho hari izo 20 rero nongere ngusubize misinformation mfite watangiye uvuga ngo bizarekritema gase gato yariko kubyibuka manzi nyumve yabivuze yuko nyine reka aho nongiye kugaruka nkubwiye nta 155 iziramo muraza kunyumva kandi njye muraza kumva point yanjye noneho element abwira abo bakorana nabo ngiye Tanzania gushutinga nabonye ikiraka umukumva uretse gato waburetse gato yariko byabaye nta muntu numwe ubizi waburetse gato that's not true nyine reka nze mvuge iyo that's not true ariko reka nkubwira amakuru that is not true okay element aragenda abo bakorana nabo company imufite uretse gato basebuje baramubaza how much money uretse gato turekera aho ngaho urabona uko nari kubibihe n'amarangamutima yanyu muri kungira uno munsi urantu reka twongere tuvuze amarangamutima yanyu twumvikane neza ibintu akubona nibwo bwa mbere nakubona ibintu uri kubyumva neza ku murongo ariko ukabwira side ntabwo uri amarangamutima yanyu oya nta kibazo ushaka kuvuga ko side rero niyo ufashe kaba ari wrong nta kibazo nta kibazo urashaka biologic urimo avuga yuko element indirimbo yakoreye hanze ya 155 akajya yikora bugegera nyine kugira ngo bashimuje batabimenya yagiye kujya muri Tanzania arabahamagara ababwira ati ngo ngiye gukorana indirimbo na The Ben ngo baramureka aragenda nyine biologic nimbuzi game ino game yumva neza kandi ntabwo dushaka kuvuga ko utayizi ntabwo nyizi oyacu nta nubwo nyizi ariko murangiye we mbere yo kugenda ndakuzuye live yarangiye ubwo yarangiye umva gato harya we barangiye uvugute man utagendana oya byarangiye wese uravuze ngo live ntabwo yizi logic element yahamagaye coach Gael na Bruce ngo muvana amarangamutima muri iyi kese muvana amarangamutima muri iyi kese Godfa nukuri reka muvana amarangamutima muri iyi kese mujye kwa business dusoma amarangamutima kandi umaze gusoma message ukanavuga ngo iyo message ni umuntu wa hafi usome message ebyiri z'abantu ba hafi ibintu baza bose bakubwira ibintu iyo message muri gusoma nababwiye ngo element ya masari maboko ya 155 ntabwo tuza amasezerano muzane kontra ya 155 na element ni umunyarwanda independent kandi nawe nimba wibuka neza nubwo wenda batatweretse ngo umuntu asome ngo amasezerano ngo harimo iki nimba wibuka neza element bamutwara avuye muri country agiye muri 155 yagiye nk'umuhanzi cyangwa yagiye nk'umuproducer yagiye nk'umuproducer none surakoze cyane kuvuga ngo 155 bimufite nk'umuproducer kubera iki urakoze cyane element noneho uretse nyine ikindi oya nanjye buretse ikindi kandi iyaba nonaha harimo ikibazo cyuko atarishyurwa ntago amafaranga rero yatuma afata umwanzuro wo guhita avamo indirimbo igasigarana abo bantu babiri niba koko pe wa mugani ibyo bintu byumva neza nkuko turi kumwe ntago ikibazo ari amafaranga kade y'amafaranga agategereza agashaka amafaranga yanashaka agatwerereza abantu ariko bakaba amafaranga indirimbo ikibazo n'abantu indirimbo na The Ben kuko bazi ko isura yabo bazagaragara nk'injiji zabaye mu mateka y'u Rwanda. Iyi ndirimbo amafaranga naboneka akishyurwa element indirimbo izasohoka atarasohoka umva nkubwire ukuntu ibintu bihagaze ikintu kibaza umusa iyi game uyizi ntabwo uyizi my friend Deka ntongere kumbaza icyo kibazo urabizi ko nyizi cyangwa ntayizi ntimubizi neza uzi ukuntu byatangiye babaranye mubaza akabazo kanyuma mu gitondo ino ndirimbo isotse iriho Kade iriho na The Ben bonyine wakomeza uwabyemera ukabihagarara ukabwira abantu ngo uzana amaranga mutima ngo ya feeding abanyarwanda
turimo ariko nawe turi kuvuga ukuntu ibintu bimeze kandi abizi neza ko bizi wibica ku ruhande. niba uretse gato twumvikana ikintu kimwe Umva reka njyewe ngendagiye reka nkomeze mbakurikire. reka ntabwo ibintu byo kujya muzana amarangamutima Umva niba umbwire. business ni business Gato mbere yuko ugenda reka dusoze. Nari so ibi bintu rero niyo mushaka kubaka mukavana ibintu mu bantu amarangamutima navemo niba hari contract bitaragenze neza uyu mwana yishyuye muri cyo kuzana ibintu amarangamutima. Umva nkubwire rero ukuntu ibintu bimeze. Twongeye tubisubiremo none n'aka kanya. element Nta bihuye na contract. bamuzanye ku busa Umva se nyine byumve neza. Nimba ari contract kuki batamwishyuraga? bari batamwishyura naje kubaregesha contract niba bataruzuje Nabo bajya kumugeregesha contract rero. Bareka kuvuga ngo ntisohoka. kumugongesha contract n'ubundi yuko kandi mukanya maze kubyemera ko yasinye nk'umuproducer ubu urakoze cyane he nino aho ngaho rero uretse gato element ntabwo ari ikigoryi niba yarasinye producer bakaba bari kumusaba ibyo atakoresheje ibitari mu masezerano nareka indirimbo isohoke hanyuma none niba shaka kumwataka yitabaza inzego z'ubutabera niko bimeze cyangwa atwereke ko yarengana ariko muzaga mukatubwira ubana ibintu mubigejeje ibaze ko ibintu murimo muravuga ibaze ko ibintu murimo muravuga atari byo ntabwo ibyo byatuza twakabaye kuvuga akaba ari niyo mpamvu ukuntu ibintu bigiye kugenda uranyica uko niko kuri uyu muziki tuzawubaka dukoresheje ukuri apana amarangamutima ukuntu ibintu bigiye kugenda kuko uzanye twamaze kukirenga hirya no hino ukuntu bigiye kugenda twakirenze element n'umukozi wa 155 element n'umukozi wa nuko nguko ibintu bigenze ngewe ngiye na ndababaye gatembere kugenda reka dusoze sobanukiwe ngewe ndababaye kugira ngo ngewe asobanurire nuba ngo twamaze kumva ikindi gitekerezo nyine afite igitekerezo so gahunda ukuntu imeze nuko nguko turabizi neza twese n'ibitekerezo bya abagiye bandikira abandi wabyumvishije ukuri dufite mpagazeho 100% nuko hari agakundi kababajijwe no kumva aya makuru yuko element yakoranye indirimbo n'abasore badahuza. Forget about money, si ibyo amafaranga si iki, yakoranye n'indirimbo n'abanzi bacu ba mbere ari nabyo bamubwiye ati ntasubira gukora indirimbo The Ben ati uzibeshye n'indirimbo isohoke hanze harimo amajwi yawe ngo uzabure ibyo tuzagukorera ngibyo twakora The Ben tuzabikuma inshuro zingahe. Mafia style ngo bashaka gukora agakundi gashaka kwigira abantu batutazi ibyo sinzi icyo bakeka kari icyo gusa ngiye uko mbizi ninjiji nuko nko bihagaze gateso. Ariko se mfite ikibazo ko dufite umuproducer mwiza ele none kubera ibyo bintu by'amabifu agomba kuzajya gukorerayo kugira mana ino ndirimbo mw'abantu mwebwe mutarayumva ndayiba nimbabwira ngo ni nziza pe ni nziza ku rwego rwo hejuru nawe wibaze wabonye kuri post yiwe ariko reka nze ngende kureba kuri account mbere kugenda nugenda iriya ndirimbo iracyariho iriya flyer iracyariho byose iracyariho ni iriya jambo wabwira Kevin Kade right now. Njyewe Kevin Kade niyihangane atuze gusikina umwisabiye Kade indirimbo nidasohoka nkuko mwayikoze muri batatu ele akavamo ngo uyisore na The Ben bumuntu w'umugabo niba unanahombye n'ubundi bwo ufite nuko hano muri game niko bigenda umuntu arahomba akihangana cyangwa sakanunguka iyo ndirimbo uzayihorere pe nimukenera kuyisohora muzayisore mwese muri batatu nkuko twabibonye ibyo bintu ni wihangane ntubyiteho indirimbo nidasohoka muri batatu niba ari n'amafaranga ukayabura uzabwira abantu bazagufasha reka tubyite wenda kari ikibazo cyo kwishyura da niba ari ikibazo cy'amafaranga Kade uziranye n'abantu benshi itwerereze hasi hejuru ntari biyo niba ikibazo cy'amafaranga iyo ndirimbo yishyurwa ariko yabura kugira ngo iyo ndirimbo isohoke ako niba kabishisha bisohoke niba ari ikibazo cy'amafaranga. Ikindi kintu cyanyuma wabwira element ni igiki oya elewe ni umunyakuri n'ubundi yagiye kujya gukora iyo ndirimbo ele azi gusoma ere azi ubwenge ere kwanza ubu ngubu nawe ndabizi neza ko ari mu ntambara kuba ubu none hari ele uri hejuru abantu bose bari kumva yuko ari ele uri hejuru nabyo ndabizi neza ko nawe ari ikibazo kitamworoheye ariko ere
shyira mu kuri rwose wagiye gukora indirimbo hanze amasezerano warayasomye iyo uzi neza yuko amasezerano akugonga ntabwo ari kujya guhemuka nawe guhemukire 155 kandi ari abantu mukorana bya hafi muhorana ari umuryango wawe ariko niba nta tegeko na rimwe wagonze ukaba warakoze indirimbo nk'umutima wawe mwiza nk'umuhanzi ushaka kugira ngo nyine ibihangano byawe abantu babimenye banabikunde nta muntu wiyera sinzi ukuntu biri bugende uko baguteramo ubwo kose uko byagenda kose nushaka uzabivuga cyangwa se ubibwira abantu bawe ba hafi ariko iyo ndirimbo ubu umuntu w'umugabo isohoke niba sinzi icyo kibazo kizavamo hagati ibyo bintu ntabwo ugomba kuba birimo kabisa uri umuproducer uri umuhanzi wemere kurimbana n'ushaka wemereye gukorera indirimbo ushaka sibyo aciye muri 155 kandi akaba arimo iyo logo yanyu iyo jingo yanyu kubera ko rimwe mwayimukoreye ariko uri umuhanzi mani ugomba gukorana na Brice indirimbo ugakorana na Ben indirimbo ugakorana na collab kubera yuko ni wowe dufite none se niba tugufite kuki abantu bamwe bashaka kugira uwabo bonyine urakoze cyane Gate thank you for your contribution tonight thank you ubwo abanyarwanda mwamaze kubyumva ibyabaye byose uko niko kuri kwacu twagiye